ariko umuntu wumva ibintu ari gutekereza bidafite igisubizo, yumva nta solution ihari, akavuga ngo nubwo inzira ibuze reka nyishakire mu Mana data ishobora byose, yahindukira mu Mana yasenga, Imana akayibwira. Uzi ko ujya kuhava wividuye byarangiye, uzareba umuntu wasenze neza ajya avaho yasengeye yumva yaruhutse ameze nk'agapapuro, ntiyasubijwe ariko arumva yorohewe, arumva asa nkaho atuje. Impamvu hari umuntu waje yikorera bya bindi wari wikoreye, abigukuraho akabitwara, ugasigara woroshe. Nyemerere dukomere Imana amashyi twese. Ndashimira umushumba w'iri torero adutumiye kugira ngo tubane muri iki giterane, reka tumukomere amashyi. Impamvu bivuze nuko uzabona itorero rifite umushumba utumira abandi bashumba uzamwubahe. Haba hari impamvu, abafite n'ishurirwa. Hari abandi bashumba benshi batajya batumira abandi bashumba, yihanganye byibura agatumira abo hanze y'igihugu ariko ntatumira abo mu gihugu, kubera ko benshi bafite iyo mitekerereze ngo natumira abo mu gihugu wenda ngo hari icyo bamwambura, hari icyo bamutwara, hariho nk'inyambazi batinya ngo uko abakristo bamugenda, ndabundi bari abawe. Amen. Bene uko ni nacyo gituma njye nabibwiye abashumba bose ngo icyaniro cy'ububyutse turi benshi, amatorero arenga 150. Ndababwira ati nicyo kimwe namenye mu Rwanda gituma Kristo bahora bimuka banabamburana mu matorero, ni ukubera ko iyo ufungiye abakristo ukabima ubutumwa bwiza, ukabima abandi bakozi b'Imana, bajya kubishakira. Ariko iyo babasanga iwabo ni hahandi abategerereza iwabo nyine. Icya kabiri, nta mushumba wabwije mu itorero akarihagararamo akaribwiriza ngo narangiza yumve ko yatwara umukristo wo muri iryo torero atari ibintu bisobanutse bizwi n'umushumba w'iryo torero. Ni gake nge baranza abo tuziranye bose, nta mukristo wo mu itorero nabwirijemo nabwira ngo naze ngo njye kumwakira, ntibishoboka, kubera ko n'iryo ribara ryabaye ryacu kimwe n'iryo nyobora rwose. Nge nuko bimeze. Umukristo nakwakira we nuwo ntazi umushumba we, kuko atanandumira n'imyizerere ntayo nzi, abo baje rwose nabafasha. Niko twe bimeze mu myizerere yacu mu gicaniro cy'ububyutse, ariko itorero wabwirijemo ni rimwe n'iryo uyoboye, muba mumaze gusangira umurongo umwe. Niyo mpamvu nayivuze ngo umushumba udutumira mu mukomera amashyi rwose. Itorero rirabatasha. Umuryango wanjye ngira amatorero 2, iryo mu rusengero nkagira n'iryo mu rugo. Iryo mu rugo ryabatasha, kandi iyo twaraye mu gitaramo ijoro ryose. Iryo ku rusengero naryo rirabatasha. Ishimiye guhura n'aba baririmbyi, bariya ni abantu banjye rwose. Imana ibaho umugisha aho bari, baririmba neza bikamfasha. Uzakomereza aho rwose. Teme baduhaye Yesaya 60, Yesaya igice cya 60 n'umurongo wa mbere. Haravuga ngo, sinivuze kuko bamvuze ngire ngo utanzi ubaza uwo mwegeranye arakubwira rwose, ndi wa wundi.
Okay, haravuga ngo byuka urabagirane kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira. Ese aho bibwiye ndemwe munyumviye ko birabwira ndaha? Ni bande bihe bibwira? Reka ndeba amaboko y'abantu bumvise ko ari bo biri kubwira. Nimba ari wowe ubyemere, nimba atari wowe ntakunda. Komera Imana amashyi ikwitayeho. Naringeze kuri kangahe? Kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Ariko wa Mana we ugira neza kabisa, uvuze neza. Icyo ngundira iby'Imana, ijambo ryayo nirisha nirizima. Ishaka kuribwira umuyuda, bwaki karibwira umugiriki, ryagera ku munyarwanda rikabirye, ryagera ku mushinwa rikabirye. No kuvuga aho rivugiwe, irivugiwe aho niryo ryawe jya ufatiraho. Gatatu, amahanga azagana uwo muco wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Mana yanjye, reka ngasubiremo. Amahanga azagana umuco wanyu, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Ninde ubyumvisha avuge ngo haleluya? Bwirira ukwegereye ngo ejo uzabyukana kurabagirana. Ejo ngo amahanga azasanga ubyukanye kurabagirana. Ejo uzabyukana kurabagirana. Pera ikiganza ukwegereye na felicitation, urahindutse, uhinduriwe amateka. Yes. Imana se yavuga ubusa nk'abantu? Ibivuge sinanigwe kubisoza se ngo ari uko ibanza kujya Dubai kubishakayo. Ibyayo ni ku rurimi, iyo ivuze irarema. Iyo ivuze irarema. Ubu ni ubuhanuzi bw'abera bose babwirwaga. Bagomba kubyuka, bamara kubyuka bakarabagirana. Dore ikindi Imana isaba umwana w'umuntu ni kimwe, ni ukubyuka gusa. Na Pawulo arabivuga ngo usinziriye we, kanguka uzuke. Kristo abona uko agira gute? Abona uko akumurikira. Ikibuza Imana kumurikira abantu ni ibitotsi, ni ugusinzira n'iroro. Ariko iyo bivuyemo, izuba ry'Uwiteka rihita rikurasira, umuco wayo ukakuzaho. Imana igira ubwiza butangaje. Icya kabiri, igira ibintu bitatu nyemerera. Igira ubwiza butangaje, igasubira ikagira imbaraga zitangaje, igasubira ikagira imbabazi zitangaje. Ibi bitatu, iyi imbabazi zayirenze, izishaka ibinyamafuti babarira ngo izigabanye. Iyi imbaraga zayiriye, izishaka abanyantege nk'izisukaho kugira ngo ibahagurutse. Wa munyantege nke uraha, iraje gusukaho imbaraga ibona aho izigabanyiriza. Zijya ziyibana nyinshi zikayirya, nayo ikumva zayiriye. Igashaka abari hasi, igashaka abarwaye, igashaka abakene, igashaka abababaye, kugira ngo ibone abizisukaho. Yidesharije ibe nk'igabanya. Uyu mugoroba ndabyumva ko Uwiteka ari bugabanye imbaraga zayo, ikazigabanyiriza ku baraha, kugira ngo namwe mugire gute? Mubashe guhabwa izo mbaraga. Ninde uzikeneye mu izina rya Yesu?
mana yanjye uyu mugoroba zigutaheho mu buryo bukomeye, zigutaheho rwose. Cya gatatu nari mvuze, iyo imbabazi, barikiwa sana, nguyu mukire mu bakire bazaba muri iri torero no mu minsi iza no mu mujyi wa Kigali, ni bene abangaba, bene Yesu abaraye ubuhanuzi. Nuko abantu baza bakiraga abandi be bareba uku yavuyemo. Icya gatatu nari mvuze, Imana igira imbabazi zabuze igipimo. Iyo zayiriye izishaka ibinyabyaha n'ibinyamafuti zimenaho kugira ngo ibe nk'izigabanya kuri yo. Nicyo gituma uzatungurwa ugasanga icyari ikinyabyaha cy'iwanyu ejo bundi uzasanga ari igipasiteri. Uzasanga icyari ikijura usange ni ikinyamasengesho. Tugatungurwe. Iyo ni Imana ijya ibikora, iyo yabuze aho izigabanyiriza imbabazi ikazisuka ku banyabyaha n'abanyamafuti kugira ngo igabanye imbabazi zayo, irebe ko yakoroherwa. Zarayirenze. Nicyo gituma muzajya mu ijuru kandi mwari ibinyabyaha, ariko igitangaza mwese zarabafashe kandi ayo makuru nta nayo muzi ngo ni ibyoroshe, naho yarazimenye. Musanga yabagaruye, uko niko izagarura n'abandi. Imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimba ari ikindi Imana ijya yorohaho ni ugutanga imbabazi rwose. Tugatungurwe nuhura na ba Sawuli babaye Pawulo, uzamenye ko bahuye n'imbabazi z'Imana. Natekereje kuri iri jambo yavuze ngo byuka urabagirane. Byuka ugire gute? Urabagirane. Reka mbanze mvuga akagusa ngo byuka, kubyuka. Ubundi Bibiliya hari ibintu nka bitandatu ijya ivuga ku muntu, itegeka abantu bitandatu. Icya mbere, iteka Bibiliya izibwira abaryamye ngo nibabyuke, kuko intego y'ubutumwa bwiza n'icyazanye Yesu Kristo ni ukubyutsa abari mu isi ngo bave mu iroro bisange mu bubyutse, basanga ari maso, bafite imbaraga batigeze kugira. Igitangaza, nyuma y'icyaha cya Adamu twese tuvuka dupfuye, tukaza kuba bazima ari uko duhuye n'uwo bita Yesu Kristo. Pawulo arabivuga mu Baefeso igice cya 2, arabivuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima nande? Na Kristo. Subiramo uvuge ngo ndi muzima. Urabyumva neza kurimo? Karimo urakumva? Ubu ndi muzima, sindi mu bapfu. Narazuwe, ankura mu bapfuye, hanyuma anshira mu bazima. Iyo ugezaho niho akubwira rero ngo kanguka ubyuke, abone uko akumurikira. Kuko byuka urabagirane, ntiwarabagirana. Kondisiyo yica Imana ibashakaho ni ukubyuka gusa, nta kindi gushakaho, ni ukubyuka gusa. Hanyuma Bibiliya ikavuga iki muri binari mvuze? Itegeka abaryamye bose ngo nibagire gute? Nibabyuke. Mana yanjye vivante we, mubwira abantu ko bwarakeye. Nimubabwire ngo bwarakeye, nibabyuke. Izuba ryararashe, umuseke waratambitse, inyenyeri yo mu ruturuturu yabanduriye imitima. Uwo ni Yesu Kristo. Kubera ko abantu batabyuka kandi igitondo cyarabaye.
abaryamye babyuke, ababyutse bahaguruke. Si ukubyuka gusa, ababyutse bagire gute? Ibi byiciro byose mvuga bishobora kuba biri hano, wenda nimba bitanarimo hashaka kubura kimwe gusa. Reka mbibabwire, ni ukuvuga ngo hano hariho abaryamye Imana ihayibwira ikicumweru ngo bagire gute? Babyuke. Nibamara kubyuka bagire gute? Ubwiza bw'Uwiteka bubarasire. Hanyuma ikongera nanone ikabwira ababyutse ngo bagire gute? Ngo nimuhaguruke, nimumara guhagarara. Bibiliya ikavuga ngo mushikame, muhagarare mushikamye. Ibyo ni Paulo wabivuze, ashaka kubwira abizera ngo niba ibi bintu mubihagazemo, mugomba guhagarara mugashikama nk'abasirikare b'i Roma. Munyumve, iki giterane ndumva mu imbaraga kiremereye mw'abantu, ndabyumva kiremereye pe. Imana yakidoze iragikomeza. Satani ntiyareka gutera imigeri n'ibiki kuko kiraremereye pe. Ubanze munyemerere mwese turahaguruka dukomere Imana amashyi, tuyivugirize n'akaruru, dushinga imbaraga. Dukubite hasi ibihome, igiterane gifungurwe, kizamuke mu mbaraga. Abantu bumva uwo muriro mu izina rya Yesu. Lelamfaniga. Yes. Twese tuvuge ngo haleluya. Twongere ngo haleluya. Mpoberera umuntu umwe ngo ubwiza buraza. Rwose nimurangiza mwicare. Uko Satani nashaka gusa ngo tumukoze isoni, amenye ko turi abanyembaraga kandi twishimye, tuguwe neza. Taco yabuza rwose, taco yabuza rwose. Kuremera kw'imbaraga z'Imana kuri aha hantu, kandi ziraremerera ubugingo bwawe. Nawe ugiye kuremerera, isi yakuremereraga nawe urayiremerera. Imana iri kubabwira iki? Ubuhanuzi ni ko uyu munsi ngo abaryamye nibabyuke, ababyutse nibahagarare. Muranyumva neza? Ababyutse muraha nimuhaguruke, muhagarare muri ibi bintu neza, mubihagararemo neza mushikamye, mutegereje icyo Imana ikora ku buzima bwanyu. Hanyuma noneho ikabwira abahagaze ngo nimugende, mugende musohokemo, mwe guhagarara kuko kuruse yabera yaratangiye. Turi mu rugendo turasiganwa. Paulo yaravuze ngo ndamaranira, ndatanguranwa, turasiganwa kugira ngo ngere aho mfata icyo Kristo yamfatiye. Reka mbabwira, bera niyo turyamye ntituba turyamye, tuza twiruka turyamye, kuko mu isi y'umwuka ntitwicaye. Urugendo rwaratangiye, ni ukuvuga kandi muri uru rugendo turasiganwa. Hari abafite speed iri hejuru, hari abari hasi. Ibiterane nk'ibi bya revival biba bije kugira ngo abantu bagire gute? Bongera akabaraga, bashiremo speed mu kwiruka kwabo, bavaho bari. Mana yanjye, mbwirira ukwegereye ngo iminsi umazaho irahagije. Ugomba kuhava ukagera ahandi hantu utari warageze. Ikirere cy'umwuka ukakirukamo, isi y'umwijima ikabimenya, ikamenya ko tutarabino, ko dufite imbaraga za hariya atari izino. Ninde ubyumva avuge haleluya? Mbwirira ukwegereye ngo uriruka, harageze ko twiruka. Ababyutse barahagarara, ariko abari bahagaze bo nibiruke. Hanyuma kandi byose mvuga biri muri Bibiliya. Paulo yabivuzeho na Yeremiya yabivuzeho. Paulo ni bavuze ngo byuka
Kristo abona uko akumurikira. Yeremiya waravuga ngo ababyutse bahagaze ngo nibiruke, na Paulo avuga ngo barushanwe, turi mu marushanwa. Hanyuma Yeremiya avuga ijambo rikomera avuga ngo niba warasiganywe n'abamaguru bakagusiga. Nono hano ikiza gukurikira ku mwanya wa 4 niki? Abagendaga abari bahagaze nibagende, abagendaga bariruka, nugusiganwa. Hanyuma birukaga, niwe Yeremiya yavuze, aravuga toke nimba wirukankanye n'abiruka ku maguru bakagusiga, noneho kugiye guhura n'abavivante bari ku mafarasi, uzabigenza gute? Nimba waragerageje mu banyamaguru bakagusiga, ngahe noneho reka nguha amakuru neza, igihe kiraje kandi kirasohoye. Itorero rya Kristo rigiye kuba mw'abantu bagiye kugendera ku mafarasi. Aravuga ngo nimba baragusize bafite amaguru, noneho kugiye guhura n'abari ku mafarasi, uzabigenza ute? Iyi farasi yo mu mwuka nta mugabo wo kwizera utarayigiraga. Uwa mbere Bibiliya ivuga ni muri Yobu, haravuga ngo Yobu bigezaho ngo yari afite yuri ifarasi. Ifarasi yo kwizera ngo yatumaga Yobu atagitinya ibigeragezo byo hasi. Aravuga ngo utugeragezo n'ibigeragezo nzajya mbinyura hejuru kubera ko mfite ifarasi. Ngiye kuja muri speed yo hejuru, aho ibigeragezo ntazajya mbiraharamo. Yego tuzabinyuramo, ariko ntituzabigumamo, kuko ifarashi ntitwemerera kuhatinda. Ifarashi iravuduka. Dukeneye kwiruka ku mafarasi, tukava mu binogo n'ibyo bisi yadushizemo, tukisanga ahandi hantu bitewe n'umuvuduko turiho. Mbwirira ukwegereye ngo umaze igihe ku maguru, jya ku ifarasi noneho. Rwose umaze igihe ku maguru, noneho harageze gufata ifarashi yo mu mwuka. Bibiliya ikavuga ngo iyi farasi abayiriho ngo ntibatinya ibigeragezo, ngo ntibatinya amazuba, ngo ntibatinya n'ibibaya, kuko ifarasi kibaya ntacyo kiyibwiye, ngo habe no guterera imisozi biroroshe. Nuhura n'umukiza ugeze muri dimansiyo y'ifarasi, sha nisira mwubaha. Ngo niyabonye ibigeragezo ngarabihamagara ngutyo utyo, tebuka duhure vuba kugira ngo nsigire ubuhamya, hanyuma nigendere. Abatinya ibigeragezo n'abakiryamye n'abicaye, ariko abari ku ifarasi bazi ko ibigeragezo byose bihetse ubuhamya gusa. Unyumve neza, bazi ko ibigeragezo byose bihetse ubuhamya, bikongera bigaheka grade z'abanyamwuka. Nicyo gihe bazambikwa. Imana ikavuga ngo ubwo watsinze kiri, niba kongere grade, tukira akagabo ko gusubizwayo gusa n'ubusa. Ubwo usigaye ubinyura hejuru, sha ugeze mu rwego rudasanzwe. Ndarambiwe kubona bakizwa ku birenge, ariko Mana ya gute se? Gute ubu byutse buvugwa n'ukujya muri speed y'amafarashi, tukava mu bintu byo hasi by'ibirenge by'abana tukajya ku rwego rwo hejuru. Ibiterane nk'ibi ni ibitegurira abana b'Imana kugeraho Imana ishaka ko bajya. Cya kabiri, genda ureba, iyo ndeba amatopiki menshi y'ibiterane biriho muri uyu mujyi no muri iki gihugu, ni igitangaza. Muri iki cyumweru ngire ngo nari za Nyagatare,
ni izi topic bari bafite gusa kubyuka gukanguka revival ibintu bene ibyo. Kubera iki? Turi mu gihugu cy'ububyutse. Nimba mutari mufite amakuru munyumve neza, Imana yavuze irongera iravuga muri za 94, muri 2000 irabivuga, muri 2010, muri 2020 Imana iravuga ngo itorero ry'u Rwanda rizinjira mu bubyutse mbere y'ibi bihugu bindi. Munyumve neza mbabwira ubuhanuzi, nirirangiza kwinjira mu bubyutse ngo uko rizahembuka ngo niko rizahembura abera muri ibi bihugu bindi. Ibi bihugu twegeranye nimara gucomekwa, hanyuma dufatikanye nabyo kubyutsa Afurika yose. Afurika yose nimara kubyuka, Afurika yose izabyutsa isi. Abazungu baduteye inkunga z'amafaranga, badutera inkunga z'ibyuma n'ibiki, ariko Imana iravuga ngo tuzabishura ibyo baduhaye, ariko twe tuzabibishura mu isi y'umwuka. Tuzabyishura mu isi y'umwuka. Ego hari ibyo badufashe by'ubuzima, ariko natwe tuzabahemburaho ubuhenebere buzabubagejeje habi. Muriteguye? Vivante we, muriteguye? Mwabera b'i Rwanda muriteguye? Nabyemeje ibi Imana yavuze guhera za 90 no muri 2000 cyane, muri 2000 niho nibuka Imana yabanga iki gihugu kizitwa igihugu cy'amahoro ngo n'uburuhukiro bwa Afurika. Ndibuka igihe k'Imana itubwira ngo abarushe bose muri aka karere ngo no kugeza n'abari mu isi bazajya baruhuka ari uko bageze muri iki gihugu. Nongere mbabwire n'ikindi, abari mu mahanga hanze mu bihugu twumva bikomeye, imyaka yatangiye kugera ko bose batangira kwifuza kugaruka kuba hano. Bazagaruka, abandi bagarura imiryango n'abana babo, bavuga ati byibura hariya ni igihugu kirimo amahoro, kigasubira kikabamo umwuka. Hanyuma itorero naryo rihaguruke rijye mu bubyutse. Nubwo mbivuga gutya simbabesha, aribyo nubwo nkumva ndababaye, kubera ko umuzungu yaraje avuye Singapore aravuga ngo amagara abakozi b'Imana muri iki gihugu ati muradukerereje torero ry'u Rwanda. Twasengeye revive iwacu Singapore ngo tuje kumara ibyumweru 2, Imana iratubwira ngo nimuhagarike, nta revive izaba hano iwanyu, revive izahera mu gihugu cyitwa u Rwanda, ibone kuzamuka igende izanagere nino. Kugeza ubwo Imana yabwiye wari uyoboye amasengesho ngo wowe nimuyarangiza manuka uje gusura u Rwanda, urusenge rurwicayemo, kugira ngo urebe ko ububyutse bwavuzwe muri icyo gihugu bwakwihuta namwe mukazagerwaho. Mbwirira ukwegereye ngo muteje yambute yaje isi, mubabujije kugera iyo bajya, kuko barabategereje ngo muvuduke nabo babone uko bagenda. Nimudakanguka ibo baramera bate? Ko barasenga ngo Mana kugeza iyi saha yaratubwiye ngo ndatasha, aduha n'ikimenyetso kibyemeza. Aratubwira ngo nimva hano icyo kimenyetso murakibona. Twarakibonye turumirwa, nararengewe kugeza n'uyu munsi wa none. Ikimenyetso yaduhaye kuva nabaho, naramwemeye umugabo anantera ubwoba. Yaratubwiraga kabanza akarira yamara kabanga uko ndabareba akabona ati muri kunyumva uko mbaye mvuga. None ndari umunsi umwe nimba ari kabanda nabwe ati noneho narira natwe turire, natwe turira abone ko turi kumva. None se kwavuga ati ndabareba akabona ati muri kubyumva uko ndi kubivuga. Ako Mana yanjye. Hanyuma ngaje kugenda aravuga ati ikimenyetso arakitubwira ati ngiki muzakibona, nico kizabemeza ko iby'Imana yavuze ko ari iby'ukuri. Kandi avuye hano haciyeho iminsi nimba ari 12, cya kimenyetso yavuze kiraba. Twese turacanganyikirwa turavuga ati dukora iki
kugira ngo itorero ry'u Rwanda ryinjire muri revival yavuzwe, ribyutse ibi bihugu bituranye, akarere gafatwe, Afurika ifatwe, amahanga ahembuke. Dore uko bano bahe bandeba. Uzi ko Imana ibategereje mwe aba bamwe, ndibona bano urubyiruko rwicaye. Ndareba ku mitwe yanyu nkabasoma neza cyane. Bamwe mwagiye za Shine mutwaye umuriro w'ubutumwa, abandi bagiye za Pakistan batwaye umuriro w'ubutumwa, abakobwa ba Kibiriro bagiye muri Aziya batwaye umuriro w'ubutumwa. Barahari mwicaya muri he? Muri kunyumva? Nimuvuge ngo haleluya basi. Muragira ngo Imana yakirije iki gihugu ubusa? Yagikirije ngo kibyuke mu nzira zose, kiba karorero ka Afurika n'isi zahereko. Ariko itorero sinzi uko aho twibereye turi mu bindi bendo, biradusaba natwe kuja mu kindi kirere c'imbaraga n'imitekerereze ikomeye, tugatangira kumva ko izi mbaraga uru rumuri rugomba kuza. Ndeberaho Bibiliya yavuze ngo amahanga azagana ndavuze amahanga azagana, baze bose bavuga ngo nihe twabona uwo muco. Mana yanjye, mugiye kwakaho urumuri, kandi urumuri rw'umuco w'Imana uwo rwamurikiye rukora ibintu bibiri. Ahantu hose ahagaze n'ahageze, habe niyari mu isoko, ijuru ryose riramubona hari, kuko bameze nk'inyenyeri iri kwakira mu mwijima. Aho ugeze hose ijuru riba ari kureba, ni nk'inyenyeri iri kwaka cyane. Icya kabiri, isi y'umwijima uwo muntu iramubona kurusha abandi bantu bose. Ahageze abadayimoni barabwirana ngo ufite urumuri rwose nguwo araje muri Kabuga. Amadayimoni agatangira gusohoka muri Kabuga kubera gusa hagiye kwinjira umuntu umwe ufite urwo rumuri. Ngahe ndebera mwese nimara kumurika uko bizaba bimeze. Noneho Bibiliya aho yantangarije ngize kugera muri Yesaya we ngaje kubyica, ageze nimba ari muri 40 no kuri 20 ngira ngo ni 9 gucyo cyangwa 30. Yesaya we ngaje kuvuga, noneho akora igitangaza, aravuga ngo n'abari ku mafarasi igihe kirageze ko bayavaho, nabo noneho ngo bagatangira gutumbagira mu birere, ngo bakagurukisha amababa nk'ibisiga. Siko Yesaya avuze ngo abategereje Uwiteka bazasubizwa mu imbaraga nsha, bagiye gutumbagira mu birere nk'ibisiga, abo baziruka ntibazananirwa, abo bagiye kujya muri speed y'ibisiga hejuru, iby'ibirenge no babiveho, batangire gutumbagira. Vuga ngo biremera. Enoki yaratumbagiye, byaremeye cyangwa ntibyemeye? Enoki aratumbagira aragenda, yasabanaga n'Imana, bagataramiwe, bakarengiwe, bakagiye atazi, kugeza ubwo yarushe baragenda. Igitaramo cyabo bombi kirangirira mu ijuru. Mana yanjye, amababi Imana ifite na speed Imana igenderaho. Enoki ageze kuri level yo kugendera kuri speed y'Imana itasha. Imana ngiguruke muri speed yayo, Enoki nawe araguruka. Bibiliya ivuga ngo yubasha Imana, akiranukira Imana ngo kugeza ubwo abura. Arabura. Aburira hehe? Enoki yabuziwe, aburira ariko ashirira muri yo. Ndeberaho umuntu ashaka Imana kugeza ku rwego bavuga ngo arabura. Aburira he? Hanyikira muri yo.
Imana ngo igende isanga yamutwaye itazi ko bajyanye ngo bagere mu marembo y'ijuru. Imana ibona abamarayika bari kwakira undi mugabo bashoreranye, tese twazanye sha Henoke twaje nyine nari gusigara nte buriya speed najemo nawe wayishoboye ndayishobora se kongeze ku rwego rw'amababa nabuzwa niki. Mana ya abandi bagabo bagiye muri rivayi barabyutse kugeza ku rwego ajyana n'Imana adapfuye akisanga mu ijuru rihagazemo live abona areba atarwaye malaria ngo atitire. Twebwe ubu n'abayibona bazayibona iyo batitiye malaria yabatitije ngo sinzi ibintu nari mbonye. Oya, harageze ko tubibona tugenda mu mihanda, harageze ko tubibona duhagaze mu isoko, tukabona ubwiza bw'Imana turaho turi hose. Twese tuba dutegereje gusa aho kazaje mu ijuru twarapfuye. Enoke yagiye atarapfuye. Ni kubona umuntu mu mateka y'isi n'ijuru nibwo bwa mbere umuntu yarageze mu ijuru yambaye sandali barumirwa. Uyu muntu winjiranye ibi bintu yinjiranye hano ni ibiki? Nimugerayo muzasanga urukweto rumwe rwa Enoki gusa n'igikoti cyera kijyanye. Kubera umugabo washatse Imana wabyutse akarabagirana umuco w'Imana ukamurasira isi nayo ikabimenya. Tugeze ku rwego rwo gutumbagira mu birere. Mana yanjye, niba hari umuntu uri hano ugisinziriye utaramenye yabera bageze, ni ukuri byuka uyu munsi. Niba hari ababyutse batarahaguruka nimuhaguruke. Niba hari abari bahagaze nimwiruke abandi barirutse. Niba hari abirukaga nimufata amafarasi amaguru yamazeho igihe. Niba umaze igihe ufite iyo farasi gira vuba uyireke ufata amababa y'ikisiga ugurukisha amababa. Nibwo bubyutse buvugwa muri Bibiliya. Byukurabagirane kuko umuco wawe ugize gute uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba. Ndabwibuka ubu bwiza muri Bibiliya bwarasiye Mose bumugeraho. Mose ngo bumukubita ahuye nabwo yarahindutse kugeza ubwo n'umugore wabimenya na bene wabo babimenya n'Abisiraheli bose babimenya. Ariko Mana yanjye mbarizo kwegereye iwanyu barabimenye ko wahindutse. Hari umunsi urumva bakuvugaho. Niba batarakuvugaho haracyariho akabazo. Yamanutse umusozi yuzuye ubwiza, Imana yabumusutseho. Ndabibona ingene mugiye kuva muri iki giterane hano muri Vivante mu izina rya Yesu. Mana yanjye ubwiza bw'Uwiteka yabubakubise abantu bibaza ibyakubayeho. Abari muri ubu bwiza barangwa n'iki? Baba bafite imbaraga n'imbaraga. Icya kabiri bagira ibyishimo birenze abantu barabati ko we uzuhora wishimye wowe uzubikura he? Hari akantu ndwaye mu isi ndababara iyo mbona bakizwa bavuga ngo tujya twishima ngo ubwo n'abandi bishimye. Oya siko twe bimeze. Bibiliya ivuga ngo mwishimire mu mwami wa iminsi, kandi nongeye kubivuga ngo mugire gute? Nukuba abari muri ubu bwiza n'uyu muco burabamurikira bakuzura ibyishimo bagahorana amahoro n'ibyishimo. Titugomba kugira amahoro ngo ubwo ahari. Oya tuyagira kubera ko Imana ihari. Muranyumva neza? Titugomba kwishima ngo ubwo hari ibitwishimisha. Oya ibituma twishima byabayeho kera. Imana irahari na Yesu Kristo, abo nibo munezero wacu. Wa undi yarabiririmbye nawe niba
nibakubaza ni kuki nawe uzababwire ni Yesu. Okay, ibyo se mujya mubikora. Nawe nibakubaza ni kukuhorana amahoro nawe uzababwire. Okay, ibyo mujya mubivuga cyangwa dufite abacira tudukweto akavuga ati kumeze gucege shango ntagakweto naguze abandi ati sha nuko twari twagiye hehe kwa Nyirangarama twari ngoko twagize gute muze muzirya mushima ko mufite amahoro mwahawe na Yesu Mana yawe. Ibidutera kwishima byose Imana yarabiduhaye. Yafashe amahoro yose amahoro yo muma iramuduha ngaya mahoro dore ibyishimo n'ubuntu bugeretse kubu. None se waba ibyo warabihawe ukabuzwa n'iki kurabagirana ngo abantu bakwibazeho? Abantu bakeneye kubona umugore wuzuye ibyishimo guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, kugeza ubwo azajya kureba. Reka tujye kureba ibyaza ashobora kuba azarya ibiryo tutarya. Nibagerayo bazasanga ari ibishimbo na dodo, basanga ari ibijumba, bumirwe bamubaze ngo tubwira ibanga rituma wowe uhorana ibyishimo. Ejo bundi umudokiteri yaranejeje natwaye umurwayi wari uvuye mu kindi gihugu aje kwivuza, ndamutwara ngo mugezeyo kuko yahise yanga ati ni wowe untwara. Njyewe uwo mwanya se aturantwara, yarafite amanyama menshi, bita ndamutwara. Nyine yari umukecuru, ndavuga ati rwose iterabwoba afite sinarekera, nshira mu modoka ndamutwara. Ngeze baramupima ibintu beneje. Hanyuma dogiteri avuga ikintu cyanshimishije, aravuga ati ko indebye imyaka yawe nkareba n'ukuntu umutima umeze n'ukuntu umeze ntibyumvikana. Ati uzi ko umeze nk'umubebe. Muraza atari ko nduyu wakuzanye ndamuzi, tiwe ndamuzi amukurikira kenshi ndamuzi. Nawe bishoboke ko nawe uba muri biriya byo gusenga. Umukecuru ati nuko bibamwo gusa, ati narundukiyeyo. Dogiteri aravuga ngo ati twarabimenye ko abantu bakunda gusenga majority y'aba bantu ntibafite depression muri iki gihe. Ni gake uzabona umuntu usenga ubihagazemo neza ati benshi depression ntayo bafite. Ndamubaza se kubera iki? Ati kuko ibibaremereye byari kubahungabanya bahita bafukama bakabivuga Yesu ibi nibi, akabivuga agasanga yarabisohoye, yarividuye byose yarabimaze, bigatuma atagira umushiha n'umujinya ngo bitutumbe muri we, bigera ahantu bitangira gukoroga ubwongo ngo atangire gusanga yagize amadepression n'ibiki. Mujye musenga ku mpamvu zo gusabana na data, munasenga ku mpamvu zo kutagira depression, kuko benshi bafite ibibazo mu isi, baraceceka kabura uwabwira. Abandi bihagazeho ngo naba boss, abandi bihagazeho ngo naba lisansi, abandi ngo naba dogiteri, akihagararaho ntabivuge ntanasenge. Yaruhu ugasanga umuntu asigaye yivugisha, asigaye yirirwa amaboko ari muraye, ukagira ngo ni umushinwa wize karate. Gutese kubera ko iyo bimaze kurenga umuntu atangira kwivugisha, yagera kwivugisha aho gucira akajunjama, ugasanga ntakivuga, ashaka kunama handi akirirwaho. Kabiri kangahe ugasanga umuntu noneho asigaye asohoka akagenda atazi niyagiye, cyangwa n'ibitotsi akabibura. Ariko umuntu wumva ibintu ari gutekereza bidafite igisubizo, yumva nta solution ihari, akavuga ngo nubwo inzira ibuze reka nyishakire mu Mana data ishobora byose.
yahindukira mu mana yasenga, Imana akayibwira. Uzi ko ujya kuhava wividuye byarangiye, uzareba umuntu wasenze neza ajya avaho yasengeye yumva yaruhutse ameze nk'agapapuro, ntiyasubijwe ariko arumva yorohewe, arumva asa nkaho atuje. Impamvu hari umuntu waje yikorera bya bindi wari wikoreye, abigukuraho akabitwara, ugasigara woroshe. Ninde unyumva avuge ngo haleluya? Yarakoze, yaduhaye Yesu ngo tumusenge, ngo tumubwire ingorane zacu, hanyuma azidukure cyo gituma yavuze ngo mwese abarushe n'aba muze munsange ndabaruhura, munkoreze imitwaro yayo, kuko ndi umugwaneza noroheje mu mutima, ngo namwe muzabona iki? Muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Yavuze gutyo naranezerewe, ntaha numva nasa, ndavuga atariko niho nkimenya neza sawa nabyumvaga, ariko noneho uyu warabikonfirmye kurusha abandi uko nabyumvaga. Munyumve mbabwiraka, ikintu cyose muzasoma muri Bibiliya mugasanga cyarabaye ku wundi muntu, muzahite mumenya ko cyamubayeho kugira ngo abandi bazamwigireho nabo kibabeho. Nuko Bibiliya ivuga, nta kindi Imana yakoze mu isi ku muntu atari message itanze ku bandi ngo bamenye ko nabo bizababaho. Ubwiza bwuzuye kuri Mose, ngamanuke Isiraheli yose irabubona, kugeza ubwo bitwikira mu maso, baravuga ngo ninde wakureba we, uradutwika noneho wabaye urumuri, yarushaga aya matara kwaka, arabamurikira, baritwikira. Baravuga ati byagenze gute? Ariko baravuga ngo abikuye kuri wa musozi akunda kujyaho. Niho byageze igihe noneho nabo ngo baragumuka, baravuga ngo natwe twese turashaka kujya kuri uwo musozi uhora utubwira ngo irakubwiye, natwe tujyeyo twese tuyibonere. Mose ati mureke mbasabire rendez-vous. Mose ati mureke mbasabire rendez-vous, siyo mushaka abandi. Ati Mose ati mushaka nde? Ati turashaka muzehe wa twese, n'uwawe wenyine, kuko bari barakaye, kuko itwebwe. Mose ati hari ikibazo, nimwitegure, reka nje kubasabira rendez-vous. Aragenda yibwira ngo Uwiteka we, bene wacu bose baravuze ngo barashaka kukubona, barambiwe no kumva ibyo nababwiye, barashaka ngo nabo bazubabwire. Iramubwira ngo ndabemereye rendez-vous n'ejo mu gatondo, ariko condition barare biyuhagira, bamese n'imyenda, babe bera inyuma, bera no mu mitima, hanyuma ejo bazazamuke bazi, ejo nzabiyereka mbaganirize. Mose ajya imbere, bose bukeye baramukurikira, bagenda bare, nugize akantu kamukoraho agahungura atayiwe, agahungura atitajya kukabona. Bagenda bahungura inzira yose, abandi ati nihe? Mose ati mungurikire gusa mu musozi. Baramukurikira ngo agende, baragenda ngo baruhe, bararuha. Ati Mose ko tutagera? Ati ni kuri uriya musozi. Barakurikiye baragenda, Imana ngo ibarangize mu kibaya. Amazi iravuga ngo baraje, irabitegura, yohereza protokolo kuja gukingura amarembo, yohereza abaprotokolo kuja kubakira no kubategera mu mizi y'umusozi iyo iri mu irango ry'umusozi. Ngo begere, uko bari kwegera Mose ati muhumure, nguyu musozi tugiye kuwugeraho ntimuwureba. Bose ati turawubona. Batangiye kwishima bose ko bari burare bayibonye. Ngo begere wa musozi, bakandagiye aha mu mizi gusa, ukojeje akarenge wese yapfa gukoza akarenge aho umusozi utangirira, ukubise akarenge wese imirabyo ngo pya, undi yakubita imirabyo, yongera iya kabiri inkuba ngo pa, yohereza inkuba ngo arizo zibatega n'imirabyo, kuko nibo bakora sekirite yayo. Aba ari byo yohereza kugira ngo ari byo biza kugira gute, kwakira aba bantu no kubatega. Mana yanjye, tugasubire guhomba nucuruza mu izina rya Yesu.
ngo bakandagire kuri wa musozi bose, inkuba, imirabyo, ibiki, ngo bararuha bose bipfuka mu matwi atayi wewe. Bakaza bareba Mose bakabona Mose igihangange c'Imana. Mose arahagaze na sekirite yose. Abandi atayiwe ngo baruhe bose bikubita hasi kubera imirabyo n'inkuba, ngo barambarare hasi. Umugabo yazahindukira reka ndebe Sheriko agihagaze, akabona umugore we byacitse yaguye hasi kare. Undi yahindukira akabona bose bari hasi, ngo bajye kumara nk'iminota 30 basanga ni Mose wenyine uhagaze. Mose akaza bareba ko mwaguye kandi itarabakira, ziriya ziracari protokole, aho mugerera ku badiyakoni bayo muramera mute. Abandi ati Mose we yibwira igabanye byakomeye, yibwira igabanye volume. Gute se atoya ntimwavuze ngo murayibona? Abandi ate niba ari ukunguka itwakira mo, niba ari ukuri butwakira rwose yibwire ikomeze igikwakira wowe kandi ujye utubwira iminsi yose turabyemeye. Umugabo yabyuka agahita atora inkweto akiruka amanuka akabwira umugore ngo sheri ngahe wowe nibikunda ugumeyo. Yagira cyo akabona umugore amunyuzeho. Mose ngaje guhindukira asanga niwe wenyine uhagaze kuri wa musozi, abandi b'Isiraheli bose bahunze bagiye. Mose azamuka wenyine ngo ayigereho Imana ati sha uri umugabo wewe unyura mu nkuba n'imirabyo ariko ntuhumaguze ntupfukame ukarukangeraho muri ibyo byose. Sha niba gusiga ubwiza. Mose bamukubitaho ubwiza abamanutsemo bakaba bati none uyu ni Mose cyangwa ni Yamana yaje. Inshuti zanjye harageze ko batwitiranya na Yesu. Harageze ko ubwiza bw'Imana butubaho bakagera igihe badusomamwo Yesu tutavuze. Noneho Paul yakoze igitangaza. Paul yaranditse ndatangara, aravuga ngo twebwe turabo yahamagariye ngo kwinjira mu bwiza ngo buruta ubundi bwiza. Ngo ubwiza bwa Mose ngo bwashiranaga n'amasaha, ngo kandi yabaga afite igitambaro ari bwitwikire butangiye kugabanuka. Iyo yabumanukanaga saa moya yagezaga saa 9 yamaze gukubita igitambaro kugira ngo budashira Abisiraheli bareba. Niba ujya gushira bushire yamaze kwitwikira, hanyuma noneho azinduka asubira mu bwiza bw'Imana. Abisiraheli ngo batabonaho ubwiza bwamushiranye. Ni mu Bakorinto 3 uhereza 15 kugeza 18. Hanyuma noneho Bibiliya ikavuga ngo ariko mwebweho mwahawe umurage wo kuba mu bwiza bw'Imana kandi mudafite igitwikirizo. Tidufite ngo ubwiza bugenda bushira, ngo ahubwo twe twahawe ubwiza bugenda bwiyongera. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo tuva mu bwiza tujya. Igitangaza rero cyabaye mu isi niki, Kristo ngaje kuza, Imana imwohereza yamutekeye mu bwiza bwayo bwose, n'imbaraga zayo zose, n'icubahiro cyayo cyose. Iravuga toke ndakohereje, genda ubibereke, niba bikunda bakagukurikira uzabibahe. Ubwiza bakubonanye nabo buzababeho, imbaraga wagize nabo bazasigire, kugira ngo isi imenye ko ari abanjye. Naratangaye, Bibiliya ivuga ngo nta kintu Imana yahaye Yesu atahaye abamwizera. Ayo makuru mwari muyazi? Ikintu cyose Imana yahaye nde? Yesu yagize gute? Ayayayaya, Imana yamutekeyemo amahoro yose. Ngarangiza arababwira ngo nanjye mbahaye amahoro, ngo kandi atari nk'ay'abisi batanga. Ngo arangiza aravuga ngo ibyo mwabonye nkora byose namwe ndabibahaye muzagira gute?
muzabikora ndetse mukore n'ibindi ngiye ndakoze. Niko bimeze. Ariko Mana yanjye ngo arangize, Paul akora igitangaza ajya kubyandika mu Baefeso igice cya mbere umurongo wa 15. Uyu ni nkubasomera, sinibaza ko ari ikindi narenze inyuma y'Abaefeso. Abaefeso barankoroze birenze. Abaefeso ageze gice cya mbere umurongo wa 15. Unyumvire, aravuga ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda bera bose, mbashimira Imana urudaca, yaani mbasengera nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Nimubyakire mu izina rya Yesu. Nimwakire umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ngo bitume muyimenya. Aha, 18, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga bera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo iha twebwe abizera, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Ariko umugabo umwe w'Umurundi yigeze gusoma ijambo rimukoraho, riramukorogoshora, ngo arangize ngo ajye kurisoma, abwira abantu ngo ngiye gusoma ijambo, ngo ariko narisomye ndahwera, ngo ko ndabona nindisoma ngo muca mupfa mwese. Ati abaramure ngo murebe, ati ko murandeba, ati nindisoma muca muhwera mwese. Ngo arangize ararisoma, umurongo wa mbere akubise uwa kabiri ngo agere ku wa gatatu, ko mudapfa muracariho. Negetangaza, umwuka wera namfashe mwumva ibi bintu. 19, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo ihatwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Azutse Kristo arababwira ngo ibyo nahawe byose nanjye ndabibahaye. Ngo arangiza ahita arababwira ngo nimugende rero mu mahanga yose muhindura abaremwe bose, kuko niho yahise ababwira ngo mbabwire ko mubaye umuco w'isi, muri umunyu w'isi, aho bitaryoshe nimuhagera bizahita biryoha. Mana ndavuze ngo Uwiteka kugira umunyu mu buryo uzaryosha habishe hose, nimba hari bitagenda iwanyu nuhagera bizahinduke. Ahari kizima hose umwijima nuhagera. Mwumvise icyo Isaya yavuze ngo umwijima uzatwikira amahanga yose, ngo ariko woweho umuco uzagira gute? Muzi ko ari mwe mugiye gusigarana umuco mwenyine. Muzi ko ibyo abisi badafite ari mwe mugiye kubisigarana mwenyine. Muzi ko agaciro ko
kose kubumana kagiye gusigara muri mwe gusa. Muzi ko ibirenze ibyananiye imico n'ibyananiye tekinoloji n'ibindi bizashoborwa na tekinoloji y'umwuka. Muzi ko ibyo Yesu yakoze byose yabikoze bareba kugira ngo nabo bazabikore. Mwari muzi ayo makuru, ariko ni igitangaza. Akantu kose Yesu yakoze yagiraga ngo bamurebereho nabo bazabikore. Niba Yesu yaragenze n'ibirenge hejuru y'amazi, kwari ukugira ngo n'abamwizera bose iyo tekinoloji bafate. Sibyo? Petero ntiyayagenzeho nubwo yaje kumigwa, ariko yari yagerageje. Yesu ntiyazamutse ku busa akaguruka bakabona anyuze mu kirere aragiye. Filipo ntiyazamutse akagenda abantu bose bareba akagwa handi handi nimba ari Gaza. Izuba riva. Mu bubyutse mujye mumva bwabaye muri Zaire, bwarimo ba papa. Umugabo wasenganaga n'abizuba riva tiyagurutse akava akanyura hejuru y'imisozi akagenda akisanga nk'irwamagana avuye nk'inyamirambo, akanyura hejuru y'ishamba ryari hari n'uruza, anyura hejuru y'ishamba agwa ku yindi misozi yo, kugaruka niba byaramutwaye umunsi wose cyangwa ibiri. Ibyo ni ibyabaye mu byakozwe n'intumwa kuri Filipo, byongeye kuba ku muntu muri za 40 nimba ari 40-50 nakangaye hariya. Ibyo byarabaye. Izi mbaraga zijyana n'ubwiza iyo ububyutse buje birashorerana. Ibyari kuri Yesu bihita byimukira kubizera bigatangira kubagaragaraho. Muri revival yacu narabibonye ibintu bibiri byantangaje ntazibagirwa. Nuko umuntu yazamutse twicaye, njyewe nicaye ku ngoma ndi kuyivuza ziriya ngoma za kera, yicaye hirya tuvuza ingoma turirimba, ngiye kubona numva kamambiri ivuye hejuru y'urusengero iriya ku masharupante inguye ku ijosi, iramanuka ngimanuke ndayitora ati no hari mu ijoro noneho Imana kiradutera za kamambiri iri kuduhemba, noneho inkweto za kamambiri. Shaka iyo kamambiri ivuye mu kirere twese twicaye nta wari uhagaze, ndabura ngoje kumva mu kanya gato numva umuntu ari kuvuga ku ndimi mu mabatiri yicaye kuri sharupante y'urusengero hejuru, urusengero rutagira purafo, avuze ku ndimi. Noneho mpagarika kuvuza ingoma n'abandi bahagarika ibyo bakora, turavuga tuguse aravaya. Umuntu ari iyo ngiyo ibintu bene ibi turavuga ati ibintu uko bikomeye. Hanyuma sinzi uwavuzaho ngo ni muririmbe hajya twari tugeze kandi muvuge mu ndimi mwese. Turaririmbye twese tuvuze ku ndimi. Aragurutse yishinga imbere yanjye ngo narahagaze. Fata yakambira itakira urukweto rwawe rwari rwagusize ruraza. Ikindi kintazibagirwa, mubona bakizwa bameze gutya, ariko imbaraga twara zirareremba hejuru y'amazu n'isengero. Zirahari, Imana itegereje gusaba abantu bamaramaje babyutse kugira ngo izibasukeho bahinduke, batangire kwerekana impinduka z'abari mu isi. Abantu babaye ibiremwa bisha batagira umujinya, batagira kamere, abantu batuye mu isi basa n'abatuye mu ijuru. Nico uzabona muri revive iyo ububyutse bubaye abantu basa n'abari mu ijuru kandi bari ku isi. Muri iyo revive yacu ndabyibuka waguraga ikoti ukaryambara ku cyumweru umunsi w'amateraniro, ukazasubira guhura naryo ryarashize byarashaje, waryambura undi agahita yambara n'urukweto nuko ukazasubira kurubona rwarashize. Ntawagira gice, siko birivuga mu byakozwe n'intumwa ngo ntawagiraga ubwiko ku kintu uce ngo byose barabisangira, ngo bituma Imana ibaha imbaraga ngo no kubongerera bakizwa. Iyo ububyutse bwaje itorero rirakundana, nta matiku abamo, bavuga neza bose, bikoreranira imitwaro, bamenya ufite ikibazo,
mana yanjye baba basengera abashumba, ariko iyo nta bubyutse baravuga toke yimenye twimenye. Babona umukene toke yirwarize na twirwara apfe. Ariko iyo ububyutse bwabaye, ndibuka icyo genge n'icyo gihe narongoye, nta biryo nigeze mbasha kurya mu nzu yanjye njyenyine. Nabwiraga madamu sinshaka kubimira, nta wundi munyamwuka uraho, kajya gushaka uwo tubisangira. Imyaka yose nabaye aho hantu, nta munsi nariye njyenyine mu rugo. Ibyo byo ntabyo nabaye, ahubwo narabirekaga. Twicaye duhimbaza Imana, abantu bavuga ku ndimi. Umugabo arishikura yicaye agira ngo abantu bose basohotse, arahindukira anyura mu gisika gutya, aha muri mira arasohoka aragenda. Ikibazo yagize, ageze hanze asanga imvura kiragwa aranyagirwa, kandi aho yanyuze ntiyogaruka ngo ahanyure kandi byemere. Yarazengurutse ajya gukoma, yeme munkingurira imvura kiragwa. Anyura aragenda. Tumaje ubyakugendeye gute? Hati nagize ngo mwese mwagiye. Numvishe ko umuntu anyuraho, naho ni marayika wari uhanyuze, ngo ahanyure nawe arahanyura aragenda. Arahari n'uyu munsi. Ibintu reba ukabona kubera iki abantu bari babyutse, bakangutse, bahagaze bari maso, biteguye kwakira gusa ibyari muri Yesu ngo bitumenekemo. Icyo gihe indwara gukira, abadayimoni guhunga. Ayayayayay, uziko abadayimoni babwejura gusa, bakabwejura mutarahagera. Indirimbo zonyine mwakubita indirimbo ukabona abadayimoni barasohoka. Nigeze kubona umugore wabaye paralize, baravuga ati kweme mumuzane no mu rusengero bamuryamisha ahantu nk'ari. Ngo ndangize tariko araguma aryame kugeza ryara abandi twagurutse gute. Ndavuga toke nimufata ipendo rimwe muyo dufite muri muhe, ngira umukobwa wari ufite wowe uri muzima rimushire. Ndamwata asige nidukubita igisirimba nawe uvuze ipendo haryo ujyamye, ngo ayiwe ngo simbasha kugira. Ntubasha gute? Waje hano ugira gute? Tiwaje hano mu materaniro ushaka ubwiza bw'Imana? Ngo hego. Aho none se kubera iki wararitse ijosi? Hari abantu nyine iyo bafite uturwara baje mu materaniro bahita nyine bigira utwana twiza bakigorora, ngo urabona ngo nyine ngo bime gute. Ugomba gusara ukinjira mu bisazi by'umwuka, ukavuga toke ibi ni ibyo hanze, ariko aha naje. Aha ni nko mwibagiro, ni nko mwivuriro, muri sale dope amagufa barayajegeza, ibintu bigahinduka. Uragaramye nyine wahengamye tu. Ndamubwira tumve nidukubita ipendo nawe urivuze, kandi nidusimba nawe usimbe. Twasimbye gatatu, ubwakane nawe arasimba. Ngo tubona arasimbye, turiruka dusohoka mu rusengero turaruzenguruka kubera umunezero. Ujya twiruka tuzenguruka, ngo nje guhindukira tugeze iri mbona nawe arasohotse, nawe arirutse arakase ikorosi. Ngo tuye gukatiriya mu mutwe w'urusengero, mbona nawe arakase mu ikorosi. Ngo twinjire mu rusengero, yabyiniye hano imbere buraca, ntiyigeze kwibuka ko yararwaye. N'uwo munsi indwara yisigaho. Ngo bahumuka amaso bamenye ko imbaraga zazuye Yesu Kristo ngo arizo zikorera mubera. Ariko mwabantu muhumuka amaso mumenye ko izazuye Yesu ari Imana yohereje mu rusengero. Narabibabwiye sinzi nimba ari ubushize aha, ndababwira ngo Yesu ageze mu ijuru yatanze raporo ko yabirangije, ariko baramubwira ngo ikosa wakoze wagaruye izo mbaraga kandi twari twazohereje ngo zihindure isi. Yesu ato iyo zisiga nazaga nte ko nta ndege ziza hano? Nizo zagombaga kunzana kuko nta ndege iza hano yari ihari. Abandi atoke ko ahageze zahakugejeje nibazigukureho. Erega barasimwambura, ngo basimwambura bavuga ngo subiza cya cyubahiro nahoranye. Imana toke uragisubizwa, ariko banze izo mbaraga bazisubize mu isi muri abo wavuze babonetse. Iminsi 9 ari gutanga raporo y'ibyo yakoze, ngo ageze umunsi wa 10 akwiza iminsi 50 azutse, bihurirana n'umunsi wa Pentekote.
mu rukerera mu gatondo ku munsi wa 50, za mbaraga zose bakuye muri Yesu. Ninde unyumva avuge ngo haleluya? Baramubwira ngo imbaraga yo kuzura bapfuye wayigarukanye hano ngo uzazure nde? Subizayo. Imbaraga yo kwihanisha abanyabyaha hano uzabwiriza nde? Iyo nisubireyo. Imbaraga yo kuzura bapfuye uzazura nde? Imbaraga zo kwirukana abadayimoni hano barihe? Imbaraga zo guhumura batareba hano bafite 6 kandi yose ni mazima. Izo mbaraga ntizikenewe hano, ngo barazifata barazitekera, ngo bageze ku munsi wa 10 arangije raporo yose bakora transfer nka kuriya mujya muyikora y'imbaraga z'Imana zari muri Yesu, bazitransferi Yerusalemu, ziramanuka ariko wamana ntizayoba ngo ziyoberwe naho abasenga bari. Habe n'iri joro turaha transfer kirakorwa kandi Imana ntiyoberwa aho abasenga bari. Nimumvugire ngo haleluya biteze imbaraga sha. Zaramanutse zirakata amagorofa yose ari Yerusalemu kugeza zinjiye muri ya gorofa barimo. Zagera ku igorofa zikavuga ngo iyi rimwe abari kunywa inzoga, iyi rimwe akabare, iyi rimwe ababyina gusa, iyi ngo igere kuri iriya zose zinyura mu madirisha yose y'inzu zirabinjirana. Ku mitwe yabo zitangira kuboneka, zagwa ku mutwe akavuga, uwo zituyeho akavuga, uwo Mana yanjye ni bande zagezeho batangire bavuge? Mucecetse mute? Ni bande zagezeho batangire bavuge? Aha, waje uyu munsi ngo zikugereho, ubwiza buragutonyangaho, urataha lelamfoniga rakaya, ziratangira zibagendeho. Nibwo bwiza Bibiliya ivuga bwavuzwe na Yesaya ko bugiye gufata itsinda rito ry'abayuda ngo bigere muri Yoweri. Yoweri aravuga ngo ntizikibaye ku bayuda gusa, mbonye zifata abaremwe bose, kandi abahungu babo n'abakobwa babo bazerekwa, bazahanura, ariko Mana yanjye, ninde mukobwa uraha n'umuhungu uraha? Anzamurira ikiganza ndebe. Ninde mukobwa uraha n'umuhungu uraha? Ai. Mutegerezwa kwerekwa no guhanura mu izina. Uwo ni umurage wanyu n'isezerano mwasezeranijwe. Nibwo bwiza bwavuze ngo dore bugiye kubarasira, n'ubwiza bujyana n'imbaraga, mukavuga ibyo mutavuze, mugatangira kubona ibyo mutabonye, mugatangira kwerekwa no guhanura. Arabanga abakobwa n'abahungu bazerekwa bahanura. Igitangazo, imbaraga yahabwaga umutambyi umwe none igiye gufata abakobwa bose. Abona iyo mbaraga igiye gufata abahungu bose. Arabanga bafite umubiri bose bazahabwa umwuka wera. Mu gitondo mu rukerera izo mbaraga zigota inzu zihita zirinjira, ntizagarukiye hanze. Zifata Yohana, zifata Mariko ngo zigere kuri Petero, arasakuza. Akongonda Petero yagiraga amanyama menshi. Petero aravuga, abagore barimo baruzuzwa, abakuru baruzuzwa. Mwabagore mwe murihe ko muri iriya nzu yari irimo abagore bagahabwa buriya bwiza bumanutse, abagore bose bagatangira kuvuga indimi? Nimwakira uwo mwuka mu izina rya Yesu. Ndabyumva transfer kwiri kuba. Ndayumva transfer iri kuba muri kicumba. Hari abari kwakira, uratangira kubona ibimenyetso utarumenyereye. Uratangira kurota ibintu utarotaga. Biratangirira mu ndoto zawe, ariko birakumenyesha ko ari impamo y'ibigiye kukubaho. Munyumve, ibyari muri Kristo Yesu nibyo byimuriwe muri twe. Igitangaza, hari ubutumwa bavuze nabi ngewe ntemera nanzi kandi bwaranangoroze. Iyo badusomeraga Abaroma 8:18
bakavuga ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe itagomba kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa, ngo kuko n'ibyaremwe byose ngo bifite amatsiko yo kugira gute, yo guhishurwa kw'abana b'Imana. Ibyaremwe byose bifite iki, amatsiko yo kureba abo bantu b'Imana bagiye guhishuka. Twarangiza bagahita batubwira, bahitaga batubwira ngo ibyo ngibyo ngo bizatubaho twagiye mu ijuru, ikinyoma cyambaye ubusa. Ibyaremwe byose biri mu ijuru. Inkoko n'ihene ziri mu ijuru. Ibyaremwe bavuga bigomba kutubona, si biri hano ku isi, sozi bikatubona byose, bikabona ngo guhishurwa kw'abana. Iyo niyo revival, nibwo buhanuzi bwa nyuma bwonyine bw'itorero busigaye, ni uguhishuka kw'abana b'Imana bagasubira n'ubwiza batakaje. Ubundi cyazanye Yesu ni ukudusubiza identite yacu yatakariye muri Edeni, ni ukudusubiza amahirwe yose twatakaje. Yesu yaraje ngo atugarurire umugisha wose twambuwe muri Edeni, yaraje ngo adusubize icubahiro, yaraje ngo atugarurire umwuka wande, umwuka wa data utugarukamo. None mbariza ukwegereye, byaragarutse cyangwa byose ntibiraza? Nta kindi cyamuzanye, yaraje ngo akosore ikosa ryose ryabereye muri Edeni arimare, hanyuma aba bantu bari beza bari Edeni bongere bagaruke mu isi, basubizwa wa mwuka wa data, basubirana imbaraga zose, isi itangire kubona ibiremwa bisha kandi bituye hano. Njya ntangara uzumva abakiza bose basenga bavuga ngo Mana ngo ntacyo, ngo nitugera mu ijuru ngo tuzabe ibitangaza. Ninde wabikubwiye ko Imana ishaka ibitangaza mu ijuru bitabereye byo hano ku isi? Ku isi abantu babeza amayibobo, niyo mara bavuga ngo mu ijuru tuzabe igitangaza gute? Ijuru niryo ryo kujamwe ibintu bidashobotse. Kristo yaraje ngo atugarurira byose. Ubu turi mu rugendo rwo kubohoza no kugaruza no kwemeza ibitari byaremeye, kugira ngo byemere. Nuko bimbonamwo Kristo, byambonamwo umwuka wa data, bigahita bivuga turiya yomatanye n'uw'Imana yatumye, nta cyatuma icubahiro n'amahoro bitamugarukaho. Twarabirazwe ni ibyacu, mwishakira gukomera mu ijuru, Imana irashanga umukomerere hano. Ni nacyo gituma tujya dusenga tukavuga ngo Mana we turashanga uzadutware mu ijuru, kandi waje muri Bibiliya ugasanga Yesu yaravuze ngo musenge mvuge ubwami bwawe buzino. None natwe tuza dusenga ngo butuzamure bugiyo. Uzicyazanye Yesu ni ukugira ngo ubwiza bw'Imana busubire bwerekanirwe mu isi, hasubire hagaragara abantu bafite ishusho y'Imana na karakita y'Imana. Abantu kugeza ubwo isi zaziyitiranya mwebwe na Yesu. Mana yanjye, ngiye kubabwira ikintu kimwe sinzi ko mucumva, kiba muri theologie apostolique. Kivuga iki? Ku isi nyuma ya Adamu hinjiye systeme ya Babiloni, itangirira mu itangiriro 11. Babiloni naho yahereye kugira ngo ihindura abari ibitangaza bahinduka ubusa. Abari bafite ishusho y'Imana bambara ishusho y'isi. Ngo bigere mu itangiriro 14, Imana nayo yubaka system yitwa ngo ni systeme ya Yerusalemu. Itangirira Imana ihagurutsa Aburahamu 12, bagere 14 yikonekta muri Melkisedeki, niho bahuriye. Ngo bahurira umwami w'Isalemu. Isalemu niho Dawudi gusa yongeyeho Jerusalemu, ariko ubundi kera kose yitwaga Isalemu. Ahabonetse Melkisedeki. Hanyuma abari hahurira nande na Aburahamu, ngo bahura Aburahamu amukubise icacumi, ngo arangize aravuga ati uyu ni umwami w'amahoro n'umurwa w'amahoro, ari wo Salemu, waje guhinduka Jerusalemu. Benuko systeme ebyiri ziba ziratangiye, iya Babiloni n'iya Yerusalemu. Uko abatuye isi bose, utari Babiloni aba Yerusalemu. Abahuye na Kristo bose bahita bikonekta muri Yerusalemu y'umwuka. Hanyuma rero abo ni abantu bagomba kwambara ishusho abandi batambaye, ni abantu bagomba kugira imbaraga abandi batagira. Abo iyo tugiye mu bubyutse muja kuri level mutakikanga imbaraga z'umwijima, abarozi n'abapfumu. Tubikanga gute? Bande twe
turi Yerusalemu gute? Ahubwo barara batwikanga ijoro ryose, agakobwa karasenga bagashaho bari hose, kamwe gusa, agakobwa kamwe kagahamura umujyi wuzuye abarozi. Kubera iki? Karimwo imbaraga za Yesu Kristo, ni umuriro muri twe, ubwiza bw'Imana bukongera bukatugarukaho. Mugize ngo Yesu yananiwe gutwara itorero se, aritware risuku risa, ategereje ngo ribanze rigarura imbaraga zose. Niba mara gusukwa ashaka, isi kamenya abana b'Imana baribo, hanyuma Kristo azaza, itorero inzu y'izaba yuzuye. Inzu ni yuzura ngo azaza kuyituramo. Ibande bantu bategereje ubwiza buruta ubundi bugomba kumanuka. Byukura bagirane kuko umuco wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka burakurasiye. Mushuti zanjye, Imana yari ikumbuye ko mwinjira mu bubyutse kurusha uko mwe mu butegereje. Irarambiwe kuko niyihaye ibibwira abantu bari mu isi hirya no hino ngo ububyutse bugiye kumeneka mu isi, buhere mu Rwanda bwiruke bugende. Ariko buzatwara abantu benshi mu isi bagenda bahindura amahanga. Muzaba muri umuco. Niki kigukandamije gituma wumva kutaraba wowe ukuri? Ndabyumva mu isi y'umwuka ko abantu benshi bataraba bo bukuri. Uw'Imana igambirira ntabwo asa nawe, nturanagera no mu mukaba we, mu mukandara. Imana yashaka kuhinduka musha, ikakubona kuri level Imana ishaka. Izo ni inzozi ifite ku buzima bwawe. Iyo ubyemeye kandi ukabishaka biraba. Ni bande babitegereje, babishaka, babinyotewe? Umunsi reka mbabwira, Imana ntizitanga randevu ngo ibihe biza. Ibyayo ni none. Ni none mu izina rya Yesu. Tugakene burundu mu izina rya Yesu. Ninde muntu yumva ko igihari iki gite, ndavuga kumva uburemere bw'iki giterane burankurura. Kuyihe mpamvu? Igihe naherutse hano narabibabwiye ko Imana yanyeretse ikimenyetso cya revival, inyenyeri y'ububyutse igihagaze kuri urusengero. Mbaza Imana impamvu konza hano, irambwira genda uraja kubona ikimenyetso. Niyo mpamvu y'ibiterane nk'ibi, kandi igihe ndumva ari iki ko hari abantu Imana igiye guhagurutsa. Umuco wanyu wahageze, kandi amahanga azagukurikira gushakaho ibyiza. Reka nongere mpanure, umaze igihe hano iwanyu baragusuzuguye, ariko ugiye kugarurirwa icyubahiro. Bazakumenyeraho Imana batamenye, bazagushakiraho ubuzima. Mu izina rya Yesu bigiye kumenyekana ko uri uw'agaciro. Agaciro kanyu kari karahambwe n'isi, Uwiteka agiye kugahagurutsa. Muzatungurwa n'ingene abantu bazabatangarira mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo abatunzi nibabeho muri urusengero mu izina rya Yesu. Abatunzi bazabita urusengero rw'abatunzi, niryo zina bazajya babita hano. Abako barancokoza rero, iyo umuntu atanze ubwo rero kera mba ngiye kwereka ibindi bintu mu izina rya Yesu. Munyumve neza. Igihe niki cyageze, isi igiye kubona abanyembaraga yari yarahishwe. Guhishuka kwacu niki gihe biremeye. Ababishaka mwese nimuhagarare ku maguru yanyu, turekarame duruwa zacu, tubwire Imana ko ari duruwa zacu, kwambara ziriya mbaraga, kugarurirwa buriya bwiza, kuba abantu b'agaciro mu isi. Mana yanjye, Mana. Imana yarambwiye ngo igihe kiraje aho abubaha Uwiteka bagiye gukomera. Ihitimba bwa buhanuzi buri muri Bibiliya ngo umusozi wubatsweho urusengero ngo ugiye uzashirwa hejuru. Ndabaza ngo uwo musozi usobanura iki? Imana irambwira ngo abubaha Uwiteka bagiye kugarurirwa imbaraga n'ubuhanga. Irambwira ngo umve nkubwire, Babiloni yari ikomeye, ariko yatunguwe n'umusore umwe gusa, iza gutungurwa n'abandi batatu. Abasore bane banyeganyeza Babiloni kandi bayihagazemo. Babona abasore bambaye umuco,
bamurikiwe n'umuco w'ubwiza. Daniyeli ahagarara mu gihugu cyose kikamenya ko hari umugabo, ni umuhanga mu mashuri, ni umuhanga mu mabiro, ni umuhanga utagira igabana ikosa. Ariko mana muzamugira ngo umwuka uzi ko barushe bakatubesha tukagira ngo umwuka w'Imana ni wo kudutwara mu ijuru gusa, naho kumbe twamenya ko umwuka w'Imana ari wo kudushoboza gutura mu isi no kuyihindura. Kurikira abandi bawuhawe bagaruye uriya mwuka wa data. Ba Yosefu Egiputa yayishize ku murongo iragororoka, ashyiraho tekinoloji batigeze bagira. Dukeneye abanyamwuka we. Nibagiwe umugabo wambwiye ejo bundi, Imana yanjye mugabo gukahewe kucumberuwe umuzungu afite amahoteli muri ako gahugu, niyo wa mbere mu mahoteli ari no mu nyanja munsi y'amazi, ariko ngo azazinduka muri burakeye buri munsi atwaye Bibiliya yihagatiye mu kwaha, ngo baramubaza ati ariko niki wabuze kiye gituma uzinduka rukenera? Ngarababwira ngo ndashaka ikiruta amafaranga mfite, ndashaka n'ikiruta ariya mazu mfite. Hari imbaraga n'ubwiza ntarasingira, keneye kubifata. Gutese aravuga ati niba mukene munzindura ijoro, ikiruta ibyo ntunze nta handi nzagikura, nzi ko ndi kubishakira mu rusengero. Aha hari ibintu bihahishe, muzabimenya mu izina rya Yesu. Dambura ibiganza wakira ubwiza bw'Imana umunsi n'umwe. Niba hari n'ibikikuboshe birakurekura muri iki giterane, niba hari n'ibikikuremerereye birarekura muri iki giterane. Ariko Mana, uzi ko umwuka twahawe ari umwuka udukiza ububata n'uburetwa, uzi ko ari umwuka utugarurira agaciro, ukatugarurira habe n'ubutunzi bukagaruka. Yesu wajya guhamagara amafi ngo nabazanira amafaranga, ifi zikayazana, kandi yabyerekaga intumwa ngo bamenye ko nabo timukitwaza amafaranga, aho muzahayakenerera azahabasanga. Nitumara guhagarara mu mbaraga neza, uzajya ukenera ibyo ukeneye bigusanga aho ugeze. Kwiruka inyuma y'isi n'ibyayo no, ibigufasha kubaho neza bizakwiruka inyuma nabyo. Yesu yarabwiye ngo ntibitwaze habe n'ikintu, aho mugerera mugasonza turariraho, amafaranga aho muyakenerera aradusangaho. Kubera iki? Afite itegeko ryose ry'ibyaremwe ibiriho n'ibizaba, ngo arangize iryo tegeko arisiga mu bana b'Imana, aravuga ngo nimugende namwe muhindura isi. Ariko kutizera tukumva ko atari ibyacu, guteze duhinduke ubumana butuzuremo, nangize ubumana budufashe guhindura isi. Tube beza mu mabiro yose, tube beza mu miryango yose, tube beza mu gihugu kurusha abandi, kugeza ubwo bazajya babona ko turi ubwoko budasa n'andi bwoko rwose. Kandi ibyo Imana nibyo yatugize, ubwo bw'abera. Yavuze mu Efeso ngo namwe mwagize ubwoko bumwe n'abera bose, ngo muri shanga ryayo. Iryo shanga ryayo abo ni ubwoko butajya buvuma, ni n'ubwoko butajya burogwa. N'iryo rogwa ryanyu ni ibikiri mu mitekerereze yanyu, umunsi imitekerereze yanyu yuzuye umwuka. Umugabo w'umunyamerika mu bagiye mu cyogajuru mu ba mbere yabaye umukozi w'Imana, benshi baramuzi. Hanyuma baramaje ngo ni igiki wavumbuye kijya kigutangaza mu isi? Arabanga ikijya kintangaza mu buzima ngo ni umunsi ngo nakuye Yesu mu mutwe ngo nkamugeza mu mutima. Umunsi ukura Yesu mu mutwe akagera mu mutima ngo nicyo kintu navumbuye, cyangwa ibindi byose nabonye. Mana ya ndashaka ubwiza ubuzura. Kristo ntaba makuru, Kristo agahinduka ubuzima. Uzi ko abantu barushe bakafata Yesu nka Mose, bakamufata nk'Aburahamu na Eliya, bariya bagabo bose ni amateka, ariko Kristo si amateka, ni ubuzima.
Kristo si amateka nka Mose, Kristo ni ubuzima. Lelan fodega rakaya lelan atuaga moto wa muriro w'Uwiteka numanuka muri iyi nzu, muriro w'Uwiteka numanuka muri iyi nzu. Ubwiza bwawe burakurasiye wa mugore we, wa mugabo we. Ndabona ubwiza ku mitwe y'abantu, ndabona ibiganza byuzuye imbaraga, ndabona ibisa n'ibirimi by'umuriro biva mu ndimi zanyu. Nta ndwara nemerera gusohoka muri iki cyumba, nta gitero nemerera gusohoka muri iyi nzu, nta munyantege nemerera gusohoka aha hantu. Kristo wantumye kuri uyu musozi, rekura imbaraga zawe muri aba bantu, suka umuriro wawe aha hantu, hindura amateka y'abagabo n'abagore. Ubwiza buraje, ubwiza buramanutse, ubwiza bugiye kuzura abantu benshi. Mugiye kurigira amariba, mugiye kugira amarira mutigeze kugira y'umwuka. Uzajya wuzura ubwiza bw'Imana, urizwe no gukunda Yesu, no gukunda ubwiza bw'Imana gusa. Abandi mugiye kuvuga indimi nshya, ubwoko busha burahishuwe, ubwoko bw'abanyambaraga burahishuwe, abagiye kumurikira amahanga barahishuwe. Ndabona ibihugu biri kubahamagara, ndabona ibihugu bibahamagara, ndabona moto. Ndavuze ngo umuriro uvuye mu ijuru niwuzura iki cyumba. Imbaraga nizingire muri ayo madirisha yose, Yesu we. Imiryango yose ninyure mu muyaga uhuhe, huha, huha. Bakoreho. Bara zirarekuye. Imyuka irasohotse. Toka. Pagina la Yesu. Basubijwe mu imbaraga. Abari barashinyijwe bahawe icyubahiro. Abisi yari yarakandagiye, ndabona basohoka. Abawe bari kure baraje. Yes. Mbega impano zisutswe mu bera, impano zisutswe mu bera. Uhinduye amateka y'abantu namwe bikomeye gitare we. Turabibonye. Umanike ibiganza twakira ubwiza. N'abara gatatu turaserebura intsinzi. Hari igihome nshaka gutsinda, hari uduhome nshaka kubona tutaragwa. Hari abantu ubona bagifite uduhome imbere yabo, turwara tutarahirima, udutero tutararekura, ibindi bitaravaho. Ibyo ndashaka gukora acte prophétique yakozwe Yeriko. Turakora celebration, turavuza akaruru ko gutsinda. Ijuru rirumva, ukuzimu kurahinda umushyitsi, isi y'umwijima irarinduka, Yeriko iragwa. Hanyuma abana b'Imana barasohoka. Urageraho bananiwe, ubyandike. Igihe cyawe cyo kugeraho wari warananiwe kiratangirana n'uyu munsi.
igihe cy'amateka mashya kiratangirana. Iki giterane n'icyo cyasiye kiratangirana n'iki giterane uyu munsi. Niye kubara gatatu niryo sengesho ngiye gusorezaho. Ni ukuvuga ngo buri wese arinjira aho urinjira muri Yeriko yawe, uratuna uzenguruka aho uri gusa nituvuza akaruru wumva ko Yeriko yawe urawizengurutse kandi iragwa. Kiriya gihanda Yeriko yawe hari ahantu bari baraneye kugera, igihome kiragwa, abazimu barasha. Ndabaze ngo rimwe, ndabaze kabiri, ndabaze gatatu. Reka dukoma karuru ku ntsinzi.